Mukiristo-Kazi n'abana be biyemeza kuba abagenzi nka Mukristo. Bagenzi inshuti zanjye, igitekerezo cy'inzozi nabatekerereje cy'umugenzi Mukristo n'urugendo rwe agana mu ijuru cyambereye cyiza kandi namwe cyarabahuguye. Nababwiye ibyo nabonye ku mugore we n'abana be n'uburyo batari biteguye kumukurikira, bigatuma abasiga ahunga akaga kari gategereje igihugu cyabo rimbukiro. Niyo mpamvu nk'uko nabibasobanuriye icyo gihe yabasize akagenda. Nari narabuze uburyo namenya ubutunzi yasize inyuma kubera imirimo myinshi yatumye ntabasha kongera gusura icyo gihugu. Ariko hambere aha nagize impamvu zinjyanayo maze nyarukirayo, hasigaye nka kilometero 2 kugira ngo ngere muri uwo murwa. Nsinzira mu gashyamba gahari, nuko ndongera ndarota. Nkirota mbona umugabo ukuze yegera aho nari nduhukiye kuko twagombaga gufatanya inzira ho gato. Ndahaguruka maze turajyana. Tukigenda nk'uko umuco w'abagenzi umeze, dutangira kuganira, tuza kugera no ku bya Mukristo n'urugendo rwe. Natangiye ikiganiro mbaza uwo musaza witwa Mwumvaneza nti, "Mubyeyi, mbese uriya murwa ndeba ibumoso bw'inzira ni uwuhe? Uriya murwa ni umurwa rimbukiro utuwe n'abantu benshi kandi bategekwa n'ibitekerezo bibi?" Nibwiraga ko uwo murwa ushobora kuba ari wo koko. Nigeze kujyayo rimwe, niyo mpamvu mbonye ko ibyo uvuze ari iby'ukuri. Ni ukuri rwose, nubwo bibabaje mu kuganira kuri abo baturage, ndashaka kuba mukuri. Ndabona uri umuntu ufite ibitekerezo byiza, ukunda kumva no kuvugisha ukuri. Mbese ntiwaba warigeze kumva uko byaba byaragendekeye umugabo witwaga Mukristo wo muri uriya murwa? Wigeze kujya mu rugendo agana mu gihugu kiruta ibindi? Ni koko numvise bamuvuga. Yagize impagarara, ibikomeye, igifungo, intambara, amarira, amaganya, ugutinya, ubwoba. Mbese ntacyo atabonye muri urwo rugendo, ndetse ubu niyo nkuru ivugwa mu gihugu cyose. Abantu benshi bumvise inkuru ye kandi bakoze uko bashoboye kugira ngo bamenye iby'urwo rugendo rwe. Urwo rugendo rurimo ibyago rwatumye abenshi bamugarukira nubwo bamwitaga umusazi akiri ino. Muri iki gihe abantu benshi baramwemera cyane, bavuga ko aho ari ubu yuzuye ibyishimo, ndetse n'abantu biyemeje kuzakora urugendo nk'urwe usanga bafite ubwuzu, ibyishimo bibasaze iyo batekereje ku byiza arimo. Impamvu bavuga ko anezerewe ni uko aho ari ubu yuzuye ibyishimo, ndetse n'abantu biyemeje kuzakora urugendo nk'urwe. Impamvu bavuga ko anezerewe ni uko aho ari ubu ku isoko y'ubugingo ahabwa ibintu byose nta mvune, akabyishimiramo nta mubabaro, nta gahinda kuko katabayo. None ndakwinginze, mbwira ibindi bintu bamuvugaho. Bamuvugaho ibintu bitangaje. Bamwe bavuga ko atembera yambaye imyenda yera. Ibyahishuwe ibice 3 ku murongo wa 4, ibyahishuwe ibice 6 umurongo wa 11. Anigirije izahabu mu ijosi, yambaye ikamba ku mutwe ritatseho amaraso y'igiciro cyinshi. Abantu bavuga ko intumwa zibengerana zajyaga zimwiyereka akiri mu rugendo, arizo nshuti bashikirana nk'uko natwe dushikirana hano. Zekariya ibice 3 umurongo wa 7. Uretse ibyo kandi bemeza ko umwami w'igihugu atuyemo yamuhaye icumbi ryiza ry'igiciro ibwami, kandi ko buri munsi basangira bagatembera baganira. Kandi umucamanza wa bose muri icyo gihugu aramusekera akamuha uburenganzira ku kintu cyose. Kandi ngo umwana w'umwami
umutware w'igihugu azaza vuba muri iyi mirwa, kugira ngo azamenye impamvu, niba hari uwayimubwira. Bagenzi ba Mukristo bamusuzuguraga bakamuseka igihe bari babonye ko yari agiye gutangira urugendo. Luka 14:15. Bavuga kandi ko umwami we amukunze cyane, ku buryo yumva ibibi byose byamubayeho mu rugendo abifata nk'aho ari we byabayeho. Ariko ntibitangaje kuko Mukristo yitangiye umwami we nk'uko nawe yari yaramwitangiye kera. Ntinyutse kukubwira ko mbyishimiye, nishimiye ko uwo mugabo yaruhutse imirimo n'imihati ye. Yuda 14:15. Akaba yarasaruranye ibyishimo ibihembo by'amarira ye, akaba ari aho abanzi be badashobora kugera. Nishimiye kandi ko iyo nkuru yamamaye muri iki gihugu. Mbese ninde wavuga ko inkuru ye itazafasha abo yasize bakaba bakizwa? Ariko se nkibuka, ntacyo wamenya ku mugore we n'abana be? Mbega abantu bababaje! Ndibaza icyo bakora ubu. Bande? Mukiristo-Kazi n'abahungu be. Ndibwira ntashidikanya ko bakora icyo Mukristo yakoze, kuko nubwo babanje kwigira abapfapfa ntibemezwe ya marira no kwinginga kwa Mukristo, bageze aho baratekereza, maze ibitekerezo byabo birahinduka, ku buryo biyemeje kuzinga ibyabo maze bakagenda kugira ngo bamukurikire. Uvuze ngo umugore n'abana be n'ubutunzi bwabo? Ndabikubwira uko byagenze, kuko byabaye mpibereye. Ni ukuvuga rero ko dushobora kubiganiraho nk'aho ari imvaho. Witinya kubyemeza. Uwo mugore w'intwari n'abahungu be 4 batangiye urugendo. Kuko tugiye gufatanya urugendo rurerure, ngiye kugutekerereza byose Mukristo-Kazi. Uwo dore ko ari ryo zina yafashe ubwo yari atangiye urugendo n'abahungu be. Ubwo umugabo we yari amaze kwambuka rwa ruzi rurerure, Mukristo-Kazi yatangiye gutekereza cyane, atakibasha kumenya amakuru ye. Yarasobanukiwe ko batandukanye burundu, kandi ko umurunga wari ubahuje wari waracitse burundu. Ngira ngo uzi kamere y'abantu bazima, ibitekerezo biteye ubwoba n'agahinda bagira iyo bibutse ko babuze abo bakundaga. Niyo mpamvu kubura umugabo we byamurijije cyane. Ariko ntibyagarukiye aho, kuko Mukristo-Kazi yatangiye kwibaza niba imyifatire ye mibi ku mugabo we itari imwe mu mpamvu yatumaga atazongera kumubona. Yatekereje uburyo babanaga amera nk'urabye. Kuri ibyo hiyongereyeho ibitekerezo byinshi bikomeye by'imyifatire mibi ye ku mugabo. Bimubuza amahoro, bituma amenya icyaha cye. Mukristo-Kazi yarushagaho kubabara iyo yibukaga agahinda no gutaka, amarira n'amaganya by'umugabo n'ubugoryi n'uburyo yinangiraga umutima iyo umugabo we yamwinginganaga urukundo, amusaba kumukurikira we n'abana babo. Ibyo Mukristo yavugaga cyangwa yakoraga byose, ubwo yari afite wa mutwaro ku bitugu, byose bimumita nk'umurabyo, bimumena umutima. Yumvaga ijwi ry'umubabaro mwinshi mu matwi ye, ritahwemaga kuvuga ngo nakora iki kugira ngo nkizwe. Nuko Mukristo-Kazi abwira abana be ati, bana banjye, twarayobye, nacumuye kuri so. None yarigendeye. Yifuzaga ko twajyana, ariko nanga kumukurikira, bityo mbatesha ubugingo. Abana bumvise ayo magambo bacura umuborogo, bavuza induru, bavuga ko bashaka gusanga se Mukristo-Kazi ati, iyaba twarajyanye nawe, ahari
byari kutubera byiza kuruta uko bizatubera, kuko nubwo nibwiraga kera ko imibabaro ya so yaturukaga ku bupfapfa cyangwa ku gahinda kamurushaga, ubu nibwo nsobanukiwe ko byari bifite indi mpamvu yo kumenya yuko yari yarahawe umucyo w'ubugingo. Yohana 8:12, kandi ko akurikira uwo mucyo yahungaga imitego y'urupfu. Nuko abana bongera gucura umuborogo basakuza cyane bati, uwo munsi data yahemukiweho uragatsindwa.